bati duheringi twinjire muri groupe. Ubu naragikemuye pe, naragikemuye byo ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu buri wese agomba kwisanga muri groupe rwose, nta kwanga iruzuye ngo urabona nabyo ndaza kumukanya ngiye kubashiramo linki. Kwanza reka mazana nayishiremo kugira ngo muze kugenda muna joininga, cyangwa se mwinjira mufollowinga kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Muzajye mubona ya ma video mukanya. Hari umuntu ushize akantu kuri groupe, inka bari batemye inka none ubugome bazitemanye, niba ari FDLR niba ari iki ewana ndumiwe pe. Bakwanga inka rwose. Hanyuma rero ibyo nabyo biri mu byo turi buze kugenda tureba, ariko by'umwihariko tukaza kora kubigendanye n'urugamba M23 hano muri Sud Kivu. Ubwo turahava duhita twerekeza muri Grand Nord. Iyo tuvuze Grand Nord rero abantu benshi murahita mubyumva, already tuba twamaze kugera, duhita tugera ahantu rwose bita muri za Rubero. Aha muri Rubero rero rwose, iyo twamaze kugera muri Rubero, murabizi rwose, murabizi, ntabwo ndibuze kuvuga byinshi hano muri Rubero. Iyo twageze muri Rubero naho urabizi ko M23 forces zabo zamaze kugeramo. Ubwo rero bivuze ngo turaza kugera naho tunabireba kuko ngo M23 yinjiyemo. Donc amakuru ni menshi, mushamakireka mbabwire ko amakuru ari menshi cyane. Turaza kwakira na Vincent nawe agende tugaruka ku makuru agendanye no muri aka karere kubijyandanye na politike ndetse na diplomasi. Tudatinze reka duhite tuzamuka n'amakuru agezwe. Ariko imbere ko tuyazamukamo reka tugaruke gato cyane, katubanze duhere Igoma. Munyemere tubanze duhere Igoma, naho ibintu ntago byoroshye. Byari byitezwe ko uyu munsi ari bwo Sadeke igomba kubitashye cyangwa se ivuye hano muri uyu mujyi wa Goma. Iyi nkuru ejo nari ngiye kuyivuga ariko mu kiganiro, ariko nza gusanga ntafite amakuru yuzuye, sinayisesengura cyangwa se sinayinjiramo neza kuko hari ibyo nagombaga kubanza gucukumbura. Ariko kuri iyi saha ubu noneho nabibatangariza nk'ababwira ko Sadeke buriya hano mu mujyi wa Goma ntabwo iravamo. Kandi mwibuke ko ari bafashe ikaramu n'urupapuro bakandika bavuga ko uku kwezi kwa gatanu kugomba kuzarangira ingabo zabo zivuye hano muri uyu mujyi wa Goma. Murabyibuka ko babanje gucura ibikoresho, nabwo bitavuzweho rumwe kuko murabizi ko bavugaga ko ngo bari kubicura, tukazajya twumva ngo byajyanwe Tanzania, ariko ngo bikongera bikambutswa bikajyana mu gihugu cy'u Burundi, aho n'ubundi bari gutegura iki, bari gutegura urugamba. Ibi rero ngira ngo murabyibuka. Ireke rero twumvaga ko nibura kuko bari bapanze ko kuva kuri tariki 17 kuri tariki 19 z'uku kwezi kwa gatanu kuzamura baza batangiye gucura abasirikare. Amamodoka yarategurwa gubona ya masosiyete atwara abagenzi hano iwacu mu Rwanda nayo barayatumiye kugira ngo azaze kubafasha gutwara abagenzi. Wabonaga ko imyiteguro yabo iri organize, ubona ko rwose anytime icyo gikorwa kiri bukorwe ndetse bigashikorwa vuba ku buryo bagomba gutaha. Ariko biza kurangira ubu tuvugana tugeze ku itariki, banarice bakora inama, bakora n'inama basora n'itangazo rya Sadeke yuko bagomba kuza bavuyemo mu mpera z'uko uku kwezi bizarangirana. Ariko ikintu cyantangaje, murabizi ko twe duhora rwose turi kugenda turi kureba ngo ture ko ibintu bimeze, ntabwo izi ngabo zigeze zitaha, ntabwo zirava amahanga. Iki kintu ndaza kuburiya, iki nacyo buriya ndaza gushakisha uburyo ki ndi burebe nk'umuyobozi wa M23 akagishyira ku muco, tukamenya ukuri, kuko ubu tuvugana izi ngabo ntabwo zirava hano mu mujyi wa Goma. Amwe amakuru nabashiye gukurura kuri izi ngabo za Sadeke cyangwa se kuri izi ngabo za SAMIDRC zibarizwa mu muryango wa Sadeke zaje hariya mu butumwa bwa SAMIDRC. Twamenye ko ngo hari gahunda, hari ibitaragenda neza, ngo hari bikibura. Se ibintu bikibura ni ibiki? Hari ibintu byabo bikiri hariya, ariko nuza kureba turongera tugaruka kuri bya bintu twababwiye kuva kera na kare ko hari ibintu bafite mahara badashaka, babuze uko bacura.
kuko ntago ntekereza ko amikoro yo y'amamodoka agomba gutwara abantu hariya ariyo yaba ikibazo hano mu by'ukuri muri Sadek. Ikigaragara cyo bya bintu twagiye dukomeza kugenda tuvuga bijyanye n'amabuye n'ibyo biri hehe, biri hano muri iki gisirikare cyangwa se hano muri zingabo za Samidia. Ingabo za Tanzania nizo nkeya muri zo bamaze gutaha, ariko nubwo batashye, abenshi bavuga ko nubwo batashye bari kwitegura guhita basubira hara bagasubira mu gihugu cy'u Burundi bagasubira kurwana baturutse muri Uvira. Urugamba ruracyahari ndetse runakomeye cyane, urugamba ruracyahari ndetse runateguriye runahari cyane, cyangwa se rugomba kuba ndetse runakomeye cyane, kuko haba ku ruhande rwa guverinoma Gisekedi ntashaka kurekura, yemeye gutanga ibyo byose, none ngo yaravuze ati wenda nzapfe cyangwa se nzagwe donc azapfa kirwana, nzapfa ariko ngi rwose batanyatsa ahantu ngo mpabone bahajyana ndi muzima, kugira ngo hari ahantu cyangwa se kugira Kongo ngo M23 AFC bakure Gisekedi ku buyobozi bizamusanga kuba ari umurambo. Bityo ro yemeye gutanga ibishoboka byose yemeye kubitanga kugira ngo mu by'ukuri arebe ko bakomeza kumufasha. Iyi nkuru ya Sadek reka tuyiveho, ariko mwumve ko Sadek ntabwo irava hano muri uyu mujyi wa Goma, iracyarimo. Reka twiko iyi nkuru rero navuga ngo iremereye cyane. Reka inkuru already mbona yamaze no kugera kuri platform zacu zose, kuba dukurikira platform zindi, ngira ngo mwamaze kubibona rwose ko inkuru yamaze kuhagera. Already yamaze kuhagera. Reka tuyinjiremo sasa rero, reka iyi nkuru tuyinjire tuyive imuzi n'imuzingo. Nukuvuga ngo namakuru avuga ko undi muyobozi ubarizwa muri AFC M23 bagerageje kumwivugana. Iki kikaba ari igikorwa cyangwa se ari operation yari yateguwe na Masunzu, ariko ngo biza kurangira iyi operation iburijwemo. Ngo tariki ya 29 Gicurasi 2025 muri centre ya Mikenke hafatiwe umukobwa wari watumwe kwica General Sematama Charles cyangwa se Charire. Akaba ngo uyu ari umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe witwa Twirwaneho uri mu ihuriro ribarizwa cyangwa se barizwa muri AFC M23 rihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mwabyumvishe, Masunzu yarashaka kugira utundi tuntu yikorera, ariko nyine umugambi ugira ute uburizwamo. Amakuru ava hariya rero imurenge cyangwa se Iminembwe avuga ko ubwo uyu mukobwa yageraga mu gace ka Mikenke yashatse uko yagera mu gisirikare cyangwa se mu birindiro by'iki gisirikare cya Twirwaneho kugira ngo asoze ubutumwa yakwivugana uwitwa Sematama. Reka ndeke ko ubundi iyi nkuru ndasoma, reka mbibasumbahe operation neza uko byari byateguwe, uko byagenze nibyo byiza. Reka nze mbahe uko byagenze, ukuntu uyu mukobwa. Aba bantu rero bafite defo y'ukuntu bari kwiyumva, bakumva ko ngo nyine ngo bitewe ngo nuko ngo nyine ngo abayobozi ngo bakunda ngo buriya ngo ntabwo ngo umuntu ngo yaza agakoresha igitsina icyo ari cyo cyose ngo akabafatisha. Murabyibuka Vice Guverineri wa Sud Kivu, amakuru yagiye hanze nawe burango n'umukobwa wamugambane cyangwa se n'umukobwa wamwishe amuhaye uburozi. Ibi twagiye tubigarukaho, ariyo mpamvu noneho bitewe nuko igisirikare byaranze nta musirikare ushobora gukora operation, barimo barashakisha uburyo ki batangira kuzajya bakoresha abakobwa, kuko burya iyo umukobwa n'abagabo bake babasha gutsinda imbaraga rwose bashobora kugutsinda imbaraga za kigore. Yes, sinzi uko nabivuga, ukwihanganira rwose ko bishuko n'aba bakobwa. Uyu mukobwa rero ngo yarazamutse ageze ara muri la centre ya Mikenke,
ashakisha ukuntu ngo ari bugere mu kigo cya gisirikare twa twirwaneho, akaba yari yahawe ndetse ngo n'amafaranga menshi cyane kugira ngo aze kuba yakwivugana cyangwa se ariwe aze kuba yakwica uyu General Sematama Charles. Ariko ngo umugambi uza kuburizwamo kuko yageze kanze nkwereke uko tugikemura iyi nkuru raka tuyinjiremo ntari njyenyine. Nibwo buryo bwiza reka iyi nkuru tute kwinjiramo njyenyine. Nibwo buryo bwiza reka tuyinjiremo gutya. Hari hepfo murabizi ko tugiraho abantu benshi cyane, tugiraho rwose imbone nyinshi cyane ziba zigenda zikurikirana ibya hariya hantu. Reka rero aya makuru tuyinjiremo mu by'ukuri. He kwinjiramo njyenyine. Reka iyi nkuru nte kwinjiramo njyenyine kugira ngo ibintu bigende neza. Uyu mukobwa ngo yari yamaze gutegura ngo bari bamuhaye uburozi bwa bundi bwitwa intaraza. Nibwo yaraje azanye abuzane n'ubundi Charles Sematama n'uburozi nava ngo buri karifiye bwa burozi bita intaraza. Nyuma yuko bamenye yuko buri M23 ari operation yagiye ikora haruhinda ndetse n'uyu mugabo urabizi ko bamuteze igisasu, bamuteze amagerenade, bero izi operation zarabananiye, bo batangira gushaka ubundi buryo. Ariho hano hantu bo bavuze ati reka twe none twifashisha umukobwa bakamuha uburozi akabuzana. Uyu mukobwa ruburozi yari yabuzanye, ariko biza kurangira nyine uburozi babumufatanya ataragera haragera, kuko ngo yageze muri ashaka santere muri defense mu kigo cya gisirikare biranga. Byanze icyahise gikurikiraho nuko yabajije umuntu ati none nabura Sematama nagera gute hara muri kiriya gisirikare. Abonye byanze ngo abaza ngo areba umuntu usanzwe agemura muri icyo kigo ibyo kurya, ibyo n'ibikoresho byifashishwa muri icyo kigo kugira ngo agende amutwaje nk'umukarani. Ariko bigeze nyuma biranga. Mushireho mubwiro mutaramu murebe, mushire ku murongo kugira ngo nawe tumanukane mu nkuru. Kugira tumanukane mu nkuru nawe murebe, mubushire hafi, mushire kando rwose kugira ngo tumanukane. Uyu mukobwa rero rwose ngo yarebye umuntu usanzwe agemura ibyo kurya hano muri rihuriro nyine rya twirwaneho, muri uyu mutwe twirwaneho. Bise byo kandi ni ibiki? Kanze turebe bise byo kandi ni ibiki? Ndabona ibyo ndimo ndabona rwose hano. Kanze katurebe. Ndimo ndabona ni Joseph Kabila, mbona mu kiwa hano kuri iwe mu rugo Kinyogote. Ndabona rwose yahageze n'itangazamakuru. Ariko reka twirebere tukomeze kuri inkuru akanako gacimo ndabibona hano kuri zo. Uyu mukobwa rongo yarebye ukuntu yareba ukuntu rwose yagera hari yabonye byanze, ashakisha ubundi buryo. Reka tubanze twakire Vincent ku murongo wa telefone kugira tumanukane muri iyi nkuru. Vincent, wiriwe neza? Wiriwe neza fighter. Ko noneho mikoro wagira ngo zaguye umugese. Ni weekend ni kwimeze. Ni weekend? Ni weekend. Tubwire uyu mukobwa ngo yashakaga kwivugana mu by'ukuri umuyobozi wa twirwaneho. Tubwire iyo operation Vincent yagenze ite, byari bimeze bitubundi?
iminsi ingabo z'abarundi zifatanyije na FARDC zikoresha abakobwa mu kwivuza muri M23 twirwaneho urabizi ko byari n'isi n'ubundi isa naho utegera telefone cyane nk'umunwa urimo urazanamo ibintu utamenya isa wikwegereza umunwa cyane kuri telefone. Nibyo ndi kukubwira ngo ingabo z'abarundi ndetse n'FARDC zimaze iminsi zikoresha abakobwa. Ni sawa rwose kuza tubwire yego kwivuza ASM 23 twirwaneho yego byari mu mujyi wa Bukavu ndaza kubigarukaho n'ubundi FARDC zifatanyije n'abarundi baherutse kwivuganira umuyobozi n'ubundi watwirwaneho yego bongereho kubikora n'ubundi bifashisha umukobwa wari waraye kumwe mu bakoroneri bo muri FARDC mu mujyi wa Uvira yaye ku bakoroneri ba FARDC ndetse n'abarundi bari muri Uvira ubwo bari baraye baganira banoza umupangu uko bari buze kumwivugana cyangwa se uko bari buze gukora operation. None bamaze kubivugana nibwo yamanukaga ajya muri za Mikenke yego ageze muri centre ya Mikenke noneho icyamugenzaga kwari kugira ngo ashake abasirikare bo muri twirwaneho yakaka nimero ya General Sematama Sharire yego kugira ngo yenda azashake uburyo ki yakwivuganwa bakoreshejwe uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga. Donc yajyanywe bazamutracking ariko bafite na nimero ya telefone kumurasa bakoresheje drone n'uburyo bworoshye yego kuko urabona ni nabwo buryo ki bishemo generali uyu nguyu wayoboraga nyine twirwaneho. ubwo uravuga ubwo ni makanika General Makanika mukuru makanika Rukunda n'ubundi nawe niko yitwe uwo mukobwa none aragenda ageze muri centre ya Mikenke tangira ashaka buryo ki yabona abasirikare bo muri twirwaneho kugira ngo abake nimero ya general nyine ubayobora yego ko ntiyahita abona abo basirikare na kugira ngo abake iyo nimero kuko iyo nimero yari yatumwe n'abasirikare b'abarundi ndetse n'abasirikare muri FARDC abona noneho kubona abasirikare bo muri twirwaneho kugira ngo bake iyo nimero akoresha ubundi buryo amenyana n'umugore mu bigo by'abasirikare yego afite nyine isoko ryo kugemuramo ibyo kurya n'ibindi bikoresho bitandukanye. Aramubwira uti genda ushakire nimero ya Sematama uyinzanire nzagura amadolari 500 y'amanyamerika. Noneho aramubwira uti wowe nuyinzanira rwose nzahita nyaguhereza amadolari 500. None uwo mugore aragenda akimara kugera mu basirikare batwirwaneho imwanga mu nda aravuga ariko ati hari umukobwa hano wanyatse nimero y'umuyobozi wanyu. Yambwiye ngo nimuhe nimero y'umuyobozi wanyu ngo ninyimushakire arama amadolari 500. Ariko nibajije icyo ayishakira byanyobeye kuko yashakaga cyane n'imbaraga yego ati noneho rero ubwo ngiye nagize impungenge ndavuga nika banze mbabaze niba no kubona yenda kugira ngo nyimuhe ariko namubizi yuko hari umugisha ubuyobozi mumenye niba ari uwo kwirinda mu mwirinde mumenye niba ari uwo mukorana mubizi neza yego no mwizo mpungenge yagize rero zatumye ubuyobozi bwa twirwaneho bubimenya kubera yuko abasirikare yabibwiye baramubwira ati jya kutwereka uwo muntu wakwatse iyo nimero. Wa mugore nibwo yasubiye muri centre ya Mikenke kubera yari yavuganye nyirizina n'uwo mukobwa bari buhurira mucira iyo nimero. Aramubwira uti ndimo ndagushaka kugira ngo tuvugane neza ku byerekeranye na ya nimero wasabye. Yego. Wa mukobwa urumva ntabwo ari kwanga kumwitaba yaramwitabye amaze kumwitaba barabonana ariko inzego z'umutekano za twirwaneho zihita ziragera. Yego. Ko bari babisezeranye uburyo bari bumufate. None inzego z'umutekano nyine za twirwaneho zihita zigenda urumva zari zatanze amakuru ku bashinzwe iperereza muri twirwaneho ku bashinzwe ubutasi ndetse n'indi mirimo itandukanye yo gucunga umutekano. Urumva bose bahise baza rimwe baje gufata umwanzi muri centre ya Mikenke abaturage bahita babona ko bihindutse. Wa mukobwa bahita mufata baramujyana bamugeza mu bugenzacyaha nyine bwa twirwaneho.
amukoresheje turakatwara baramubaza uti ninde wagutumye ino nimero, asobanura uburyo ari FARDC n'abarundi, asobanura uko yari muri Uvira, asobanura uko bayimutumye, asobanura icyari kigamijwe ko ari ukugira ngo bamuhitane. Wa mugore wundi nyine baramurekura watanze amakuru, ariko uwo mukobwa baramugumana, bakomeza kumushakamo n'andi makuru. Urumva ko icyari kigamijwe kugira ngo bamwite nk'uko bishe General Makanika. Yego. Barabizi yuko mu kwezi kwa kabiri rwo General Makanika bamwishe bakoresheje drone. Yego. Kubundi bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga, bamara kumenya ibyo ari byo, bamenya nimero ya telefone, bamenya imashini akoresha uburyo ubwoko bwayo. Noneho bamurata bagendeye kuri ibyo bikoresho bya drone, bw'ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga yari afite bifashishije drone. Yego. Urumva nibwo buryo kiriho bashaka kugira ngo bamenye nimero ya telefone yiwe, noneho bamara kuyimenya bamenye ubwoko. Noneho uburyo bw'ikoranabuhanga bwose bakoresha bafite uburyo bwa telefone yiwe, kumwika biba byoroshye. Twavuga yuko rero uwo mugore yabaye intwari kugira ngo adatanga amakuru nyirizina, kuko umuntu ukora mu kigo cy'abasirikare ugendamo kubura nimero ntiyari kuyibura, ari kuyibona. Ariko yabaye nyarugenge, atangira amakuru ku gihe mu nzego z'umutekano za Twirwaneho. Bituma uburyo bwo kwita Sematama bwari bwateguye buburizwamo. Barabizi yuko abarundi ndetse na FARDC muri iyi minsi bari gukoresha uburyo budasanzwe bwo mu rugamba bahanganye na AFM 23 Twirwaneho. Yego. Ko n'ubundi mu kwezi kwa kane bari baherutse kwica umuguverineri wungirije ushinzwe muri Sud Kivu. Yego. Bakaba baramwishe n'ubundi bifashishije umukobwa wari watumwe na Pacifique Masunzu. Ariko Masunzu iyo umurebye ubona Masunzu ateye atari muntu cy'umugabo ushaka kugira ngo mu by'ukuri ubwoko bwavukamo abumari banyamurenge hariya hantu w'ingambanye nyine cyane bamugiye Rwanda ngo akamasa kazaci nk'akazivukamo. Yawe ni umugani koko, umugani umunyugana kariho, umugani ugana kariho, kamasa kazaci nk'akazivukamo. Urumva we kugira ngo marishe bene wabo, urabizi yuko ejo bundi yakoreshejwe na mukobwa aragenda yitira mu guverineri bamuteye ibintu by'ibirozi. Birangiye ariko kuri tubona nuko yaba yarafashwe ari kuri inzego z'ubutabera za Twirwaneho. Uyu mukobwa yaracakiwe twarabyumvise, turacyabikurikirana kugira tuzamenye iherezo ryiwe. Hanyuma vise hanyuma reka turebe ese uyu mukobwa ubu tuvugana yafashwe, ubu ari he mu makuru wamaze gukurura? Uyu mukobwa ubu ngubu ari he mu makuru maze kubona? Nkesha na bagenzi banjye bari mu kano gace ka Mikenshe. Yego. Bivuga yuko inzego z'ubutasi n'ubugenzacyaha za Twirwaneho nizo zimufite. Ho numva ibintu bitari buze koroha. Ibintu ntabwo biri buze koroha kubera yuko intasi z'abarundi za FARDC bino bice bya Minembwe na Fizi birimo zirafatwa cyane n'abo muri AFM 23 Twirwaneho, kubera ko bari kubohereza amanywa n'ijoro, ariko nabo bakaba amaso bakabafata. Ntabwo rero ibintu biza korohera uruhande rwa Gisekedi, kubera yuko abo batumye bose barabafata. Urabizi yuko mu kundi kwezi gushize ubundi hari hafashwe intasi y'umurundikazi yari yafatwa, ubundi nayo iri kurekarama itabaza ati ni mu dutabare n'umunsubize mu gihugu cyanjye. Ejo bundi mu cyumweru gishize naho hafashwe abasirikare b'abatasi b'abarundi. Urumva yuko Twirwaneho ikomeje kubata muri yombi amanywa n'ijoro, itari kubarebera izuba, kandi baba bafite n'umugambi ukomeye kugira ngo bahitane abayobozi bakuru muri AFM 23 Twirwaneho, ariko badasize n'ibikorwa remezo byagiye bikorwa na Twirwaneho kugira ngo babyangize. Vincent, tukiri muri Sud Kivu, reka twigarukire ku bigendanye n'imirwano hano muri Uvira. Uvira avugamo cyangwa se mu kugenda avugwamo hariya nuko hariya hantu ngo imirwano, ibigendanye n'imirwano bikomeje kugenda bitegurwa hariya, ntiwareba ngo ivumbi ryatumutse. Ivumbi ryatumutse, abarundi FARDC wazarendo ubu ngubu, ariko nayo n'ubundi racyari mu guhangana na FARDC Barundi. Yego.
ko abarundi n'abaFARDC baracyakorana kugeza kuri ibitero simusiga kuri M23 twirwaneho. Ubu ngubu urugamba wakumvisa ku isaha M23 nayo ivuze ati katuzimye zino ntwaro kuko bari gutegura ibintu bikomeye kuri twe natwe tubatanga tubarase mbere y'igihe yuko baturasa. Abantu bose batekeye n'ubwo bari mwa kino gice cya Uvira, haba Uvira centre, haba mu nkengero ukomeza werekeza mu ntara ya Tanganyika ndetse wegera no ku mupaka w'u Burundi. N'abantu bose hari ubwoba. Abatuye za Gatumba b'Abarundi bambwiraga bati ntabwo turyama ngo dusinzire kuko tuba twiteze yuko isaha ku isaha twirwana ishobora kutura tufatanyije na M23. Kandi na Leta tabarika bayikiziramo. Ni ibibazo nyine bikomeye Abarundi bari mwa kino gice. Izi mbunda sengo, izi mbunda bashize hariya bimeze biti? Izi mbunda ngo Abarundi basetinze hara ku mipaka. Imbunda zo zihamaze igihe kuko kuva uru rugamba rwatangira muri Sud Kivu. Yego. Bahise bazana intwaro zikomeye haba ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ndetse no ku mupaka wa Repubulika y'u Rwanda. Aba basirikare b'Abarundi bo bahazanye intwaro nyine sinavuga ko zikomeye kuko nta ntwaro zikomeye basanganywe. Yego. Ni intwaro zibaye nyine ziraho wakidi zikomeye mu Burundi ariko ku rwego rw'intwaro tuze FARDC yari ifite hano M23 yabahatse. Ntabwo wabigereranya. Aha, reka twigire rero sasa mu mujyi ndani haraza Uvira aho biri kuvuga rwose ko ngo izi ngabo ngo byananiranye rwose ngo amakimbirane kuri izi ngabo ngakomeje kuba amakimbirane aho ngo batari kuvuga rumwe bo ubwabo ku buryo ngo no kuba rwose ngo ni nk'igihe kiza ubone ngo M23 yakabafatiranyije ikabarasa kuko ngo ntabwo harimo kumvikana kuri izi ngabo za FARDC ndetse n'izi ngabo z'Abarundi ngo ntabwo bari kumvikana. Vincent, M23 ni igihe kiza nk'abasivile nuko twabibona ko yabafatiranye ariko M23 arabizi ko ibanza gukoresha ubutasi. Ushobora gutanga rero igira ngo banze ko tuno mujyi neza noneho ibasigira inzira isubira iwabo mu Burundi. Yego. Noneho igihe bagize bakoze ku mbunda za bazahunga berekeza iwabo badahunga berekeza mu ntara ya Tanganyika na za Karemi. Ariko induru yo hagati y'Abazareno n'Abarundi yacyakomeje kuko Abarundi baravuga bati twebwe nitwe twahawe no mujyi kuwucunga kandi twe dukwiye gutanga amabwiriza. Abazareno bati ntabwo mwebwe mufite ububasha kuko muri abanyamahanga. FARDC yamaze kubivuga kubera ko nta kikivuga iraho ngaho gutegereje icyo Abarundi bayibwira. Yego. Ariko bamwe mu bajenerali barimo nabo bakavuga bati turacyafite ubwoba kuko isaha ku isaha dushobora guhura n'ingorane. Ati Abarundi nibemera yuko Wazarendo kuko yaturushije imbaraga ikomeze itwara ibya runo rugamba. Yego. Ati noneho tukaba tubona turi gutegekwa n'igihugu cy'amahanga icyo dukwiye gukora. Nubwo FARDC itavuga ku buryo bungana n'ubwa Wazarendo ariko nabo ubona yuko batorohewe. Kuko bagaragaza nabi impungenge zikomeye z'uko Abarundi babemye ijambo. Vincent, mu minota mike dusigaje saragura kuko ndabona rwose hari izindi gahunda zirimo kugenda ziraninga zishaka kuhita zinjira muri gahunda cyangwa se muri studio. Saragura muri ya makuru yose uyu munsi wari wategura abakunzi bacu kuko igihe kibaye gito twihutishe. Gerageza nibura bitarenze mu minota 5 inkuru zose ube uzinyuzeho cyangwa se ubuzigarutseho. Ubwo ibyo tutari buze kuza kuvuga abantu barasura website yacu ni eugeneofficialnews.com baze kurebaho ayo makuru. Nyarutsa muri make yuko M23 yafunguye urukiko rw'ubukemurampaka. Abari byatangaje na meya w'umujyi wa Goma Katembo Ndagiyeshiriye yakanguriye abaturage kuzana ibirego byabo bakabijyana mu rukiko. Abari areze mu nkiko za kera nyine bakaba batarakemuriwe ibibazo byabo ko babijyana mu izi nkiko. Muri make M23 yamaze gushyiraho urukiko ruhana ibyaha hariya mu mujyi wa Goma. Ntabwo bari bashyiraho urwerekeranye no guhana ibyaha n'ingemurampaka mu buryo bw'imbonezamubano. Ubwo ni urugomba kuba ruri gukurikirana ibyo leta yasize idakoze. By'imbonezamubano ariko Bizingoma yari yavuze ko n'ubundi hariho inkiko mu bijyanye no guhana ibyaha.
urumva rwaje rwunganira abaca imanza z'ishinjabyaha kugira n'imanza mbonezamubano babone aho banyura. Yego. Goma n'ubundi tukihari wari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yabonanye n'abayobozi gakondo barimo ndetse n'umwami mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Agana ku byerekeranye n'icyo bakora kugira ngo bongere bubake Kongo nk'uko babivuze. Ariko nyuma yaho yaje no kubona n'ubuyobozi bwa AFC-M23 harimo Colonel Nanga Bertrand Bisimwa. Itsinda ryazanye na Joseph Kabila akaba harimo senateri Moise Nyarugabo. Yego. Ubyo baganiriza nk'uko twabonye urukuta rwa Colonel Nanga yavuze yuko ngo baganiriza ku biganiro byiza bigamije kubaka amahoro ndetse n'umutekano birambye. Ukabona ko uruzinduko rwa Joseph Kabila mwakano gace ari uguhura n'abantu batandukanye, yahuye n'abanyamadini, yahuye n'abayobozi gakondo, yahuye n'abayobozi ba AFC-M23, ejo tuzumva yahuye n'abasirikare. Urugendo tubona ko rukomeje. Dukomeje n'ubundi Perezida Museveni yakomeje kunenga ubutegetsi bwa Kinshasa avuga yuko bakomeje kuyobora bushingiye ku moko. Yego. Avuga yuko ibibazo bimwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahereye kera bishingiye ku moko ko byagizwemo uruhare na Habyarimana ndetse na Mobutu Sese Seko. Yego. Abategetsi ba Kongo ko bakwiye kureka amakimbirane bakareka ibihugu bituranye na Kongo bagakorana ubucuruzi mu buryo bwiza. Tunyarukiye sasa Minisitiri w'umutekano yitwa Shabani Ruko. Yavuze yuko imitwe ya politiki yose yijanditse mu mitwe yitwaje intwari kuri kwakwa ibyangombwa bibemerera gukora nk'amashyaka ya politiki. Ko bijatse mu byo badafitiye ububasha kandi babujwe kujya mu mitwe y'inyeshyamba. Yego. Ariko uwitwa Francine Muyomba uyu yahoze ari umusenateri yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta demokarasi ari kuko nta butabera. Avuga yuko demokarasi n'ubutabera bidatana, ariyo mpamvu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta demokarasi yagaragaza. Ariko igoma n'ubundi ibibazo birahari kuko hari abantu bari kugenda bitwa amanywa n'ijoro aracyari abajura. Ariko ya 23 tukaba batangaje ko ikomeza kubashakisha. Tunyarukiye mu gace k'Abana ariko muri Kivu y'Amajyepfo. Nuko isoresore za Wazalendo nazo zabujije abantu bagiye gushyiraho umwami wa Groupement Bushwi. Bavuze yuko bamushyiraho baravuga bati ntabwo tubemerera. Ubu ngubu Wazalendo n'abayobozi b'icyo bamenye nabi barimo barasubiranamo. Ni nako bimeze muri bamwe mu bagize 23 bari mu mujyi wa Bukavu barimo bararekarama yuko ngo batahawe imyanya ya politike. Bavuga ati twakoze mobilisation dushaka abarwanyi bagera muri 500 none biratoya umwanya nta kintu yakoze ati natwe ni mutuki. Bigaragara yuko ari abantu barwanira kugira ngo babone imyanya batarwanira kugira ngo babohore Kongo. Yego. Kandi 23 yabitangaje avuga ati harimo mu bantu muri twe barwanira kubona imyanya ariko tuzabibemerera. N'ubundi 23 ariko mu mujyi wa Bukavu yatangaje ko ugiye gushyiraho biro ishinzwe politike kugenzura abayobozi mu rwego rwa politike guhera kuri quartier ku karere ku ntara kugera kuri presidence. Yego. Kugira ngo bamenye imikorere y'abayobozi kandi binafashe imikorere myiza y'ubuyobozi. Yego. Tunyarukire muri Israel no dusoreza biravuga yuko SADC yahaye imyenda abantu bo muri Codeco. Akaba ari bari gufatikanya gukora amarondo ndetse no gukora ubwicanyi buri gukorwa mu makaritsiye atandukanye. Muri Codeco na Codeco. Codeco yambaye imyenda ya FARDC abaturage batuye mu gace ka Ituri bakaba bari kubabyamagana bavuga bati ibi ntabwo ari byo niba FARDC ifashe umwanya wo kugira ngo ishyigikira abicanyi ibahe imyenda ati ibi ntabwo tubishyigikiye bikwiye gucika. Numva amakuru twayasoreza tukaza gukomeza mu gitondo. Aha Vincent turagushimiye cyane. Urakoze cyane Fight. Aha nguko rero rwose ya Vincent ku murongo wa telefone. Ndakambabwire ko rwose bitewe nuko gahunda izije zitunguranye n'ubundi zatere bitumye rwose duhita dusubika ikiganiro cyacu ahangaha. Murabizi ko live yacu ikunda kugirwa n'isaha nibura, ariko bitewe nuko ari gahunda zihise ziza zitunguranye zatere ubu nyine ubwo duhise duhindura mission tayari. Ubwo muryoherwe rwose mukomeze munuryoherwe n'ibiganiro byacu. Abantu rero wenda hari izindi nkuru nyinshi twakabagejejeho twifuza kubagezaho, ariko mwazisanga ku rubuga rwacu rwa website ni eugeneofficialnews.com. hanyuma mukasura urwo rubuga mwarangiza no mugasoma izo nkuru kuko byose biba byamaze
hagera gatanu kuri kagenzi kako. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu kandi weekend ikomeze kubabera nziza, turabakunda cyane. Ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.